Nelly and Yvette. Just so I could understand. Just so I could understand. Just so I could understand about what you're looking for. Just so I could understand about what you're looking for. Yo, what's up, lag, ladies and gentlemen? I hope ko meze neza, of course. Nanjye meze neza. Nizere ko mukomeje no gushaka amafaranga, nanjye nkomeje kuyashaka. Well, uyu munsi rero murabizi Daily Vibes Life. We come back again, turongera tukagaruka ntago nkunze kubatindira. I mean, no munsi ndaza ko rero ndi kumwe n'abakobwa babiri beza. Ko kantu mukongereho, abakobwa babiri beza. Ubwo ni bitatu. Well, so mwe rero aza kuba aturuka muri Rwanda Modeling Academy, RMA. Oni Nelly and then tuze kuba turi kumwe na Yvette guturuka muri Tony Fashion. I hope you guys bano bantu murabazi, ariko niba udasanzwe muri modeling bishobora kuza kukugora, ariko ababisanzwe model I hope ko babazi. So tudatinze rero, give it up to Nelly and Yvette. Just so I could understand. Just so I could understand. Just so I could understand about what you're looking for. Just so I could understand. Hi, how are you guys? Good. Mumeze neza? Komo na se kantu kagasurire niki? Mwari. Nyebwe mwari ko mufite gasurire. Twariye tu. None se ibintu byo kwambara impeta zirenze ebyiri ku rutoki bivuze iki? Just style tu. Just style tu. Ntacyo Okay. bivuze. Okay, uno munsi rero nakire abakobwa babiri beza. Okay, nizera ko wenda abantu basanzwe muri modeling cyangwa fashion barabazi. Ni ntago bavuga umuntu mukuru like tudatinze like wakibutsa abantu gatoya. Okay. Yeah. Nitwa Nelly. Then I'm a model muri RMA. Means Rwanda Modeling Academy. Yeah. And good. Nibaza ayo mazina no mukoresha kuri social media zanyu of course. Oh yeah. Kuri social media zawe ukoresha? Koresha I am Nzima. Okay? And you? Last Kavete. Are you sure ko you're the last? Urabizi neza ko ari Kavete wa nyuma. Okay, so like uno munsi nakirera abantu babiri guturuka muri modeling. Like nibaza modeling na fashion bitandukaniye he? Buri wese areba yasubiza. Yeah. Okay. Modeling iri part of fashion. Ukuvuga fashion nyene ne okay ni ikintu kigari. It's a huge thing nkuko avuga ngo when the industry y'umuziki irimo ibintu byinshi sibyo. Okay, irimo abahanzi, irimo aba producer, irimo aba director, so like modeling nayo iri part of fashion. Ukuvuga muri fashion niho harimo modeling. Like ni ibintu bitandukanye nko okay ushobora kuvuga ko ari nka papa nk'umwana maybe. Okay, no kuvuga ngo modeling ni ikintu kinini and then Yes. fashion akaba ari type cyangwa se kimwe muri ibyo No, bikorwa. fashion ni cyo kintu kinini. Fashion Oh. is an industry, then modeling Ni ni part iri muri fashion. Okay, ubwo muri make fashion I mean modeling niyo papa, fashion niyo kana. No, still confusing Oh. Paris. Fashion niko kana I mean niwe papa then modeling na kana. Exactly. Okay, no kuvuga ngo ubungu twicaranye na kana hano kuko yavuze ko aturuka muri Tony Fashion. Oh yeah, Hey. I think ni Tony Fashion Agency and then na hano dutandukanye. Nta mutandukanye. Okay, like tudatinze reka tujye nko muri fashion wowe nkawe
watangiye fashion gute, wayitangiye ryari, wabaye inspired gute? So like fashion ni talent cyane ibintu just ushobora kwiga. Okay. Kubera ko fashion ari ikintu kinini, fashion is an industry irimo ibintu byinshi. Hari ibyo ushobora kwiga, hari n'ibyo ushobora gukora kubera ko like you feel like it's your passion, it's your talent. So njye rero muri fashion just I'm a model, ndi umumodel, ntabwo ndi umu designer or something else, ndi umumodel. Nabitangiye ndangije secondaire. Yeah. Nta gihe kinini giciyeho mbitangiye cause narangije 2K21 then 2K22 nibwo natangiye kuvuga this year. So mbikora nk'ibintu nkunda ariko nanone nk'ibintu numva ko like ari passion yanjye tu. Okay, ive tubwire wowe watangiye nuza ibyo ukora gute, byaje gute, how come like uduhe detail uburyo winjiye muri modeling, I mean muri fashion, how you get ukuntu wabaye inspired? Kuzamo gutyo bikunda none ubungu. Okay, kuva aho wabigereyemo like hari ikintu cya danger cyaba cyarakubayeho ku buryo utajya ubasha kukibagirwa kubera byo, whether kibi cyangwa cyiza? Tuvuga urugero nkanjye kuva nagira muri comedy industry, tuvuge wenda urugero hari ikintu kibi cyambayeho, hari n'ikintu kiza cyambayeho. Aba navuga ati wenda urugero nagiye kuri stage ndashya, ikintu kibi. Wanda kujya kuri stage ugiye gusetsa abantu ntibaseke. Ibyo nibyo bita ubundi gukongokana hano ubwo buhiye urukongotse. So urumva like namwe mugenda mugira challenges, like ni iki ikintu cyakubayeho kuvagira muri fashion ukavuga ati kino kintu man ntabwo nakibagirwa? Gabere njya kuri stage byari ku ishuri. Habaye iki rero? Ntabwo nagenderaga muri business y'indirimbo nyine. Wari umukontre wagendera usanga nyine indirimbo iri kugenda gake ngenda kwihuta. Ni ukuvuga abashaka kugeraho mbere y'indirimbo. Okay. Ibyo bintu se we ntabwo byarakubaye? Okay, njye ntabwo byambayeho ngo like numve ndi kubusanya n'indirimbo irimo na beat. Ariko of course iyo ukijya kuri stage bwa mbere hari ibintu udakora neza. Ushobora gusanga wenda utapozinze like uko ugomba gupozinga, amafoto wenda yabaye captured atari meza, atari nyine ntabwo habura ikintu tu wakoze nabi. Urumva utaramenya neza, ufitemo n'akantu k'ubwoba, ufitemo akantu ka karyoshye ka instability, utamenya nyine ko umuntu wese ukoze ibintu bwa mbere. So ariko the second time biba perfect too, as long as you keep learning no kumenya ngo ahangana bikoze nabi ejo nzakosora iki ngiki. Nk'abantu bakora fashion cyangwa abantu bakora modeling, like reka twe kujya kure cyane, tuvuga nko kuri style wambaye. Iyo style wayitekereje gute, like babihuriye hehe n'imibereho yawe n'umundi mu buzima busanzwe yuko uri fashion killer? Babihuriye hehe? Unayidusobanuriraho gatoya. Mu buzima busanzwe ni gutya nkunda kwambara, like nkunda kwambara ibintu biri casual nyine tu bisanzwe bimereza amahoro. Like I feel like kwambara ibintu binini. Okay, ibyo ni byo nkunda mu buzima busanzwe. So rero ntabwo mvuga ko mba nabifasheho umwanya cyane kuko n'ubundi usanga mu myenda myinshi yanjye ari byo bintu mfite. Nkunda kwambara ibintu nyine, ntabwo nkunda kwambara classique tu, ntabwo mbikunda. Like ngo nambare ikanzu ngagakote ngo nifunge no. Barumva rero akambara ibintu byaho bikurekuye. Yeah. Iyo style ngo bayita casual. You said that? Cyangwa like casual. Biri casual nawe wambaye nyine ibintu bisanzwe. Yes. Nyine nk'ibisanzwe tujise. Bisanzwe
Like narigize ngo ni style ahubwo like not classy like how Yvette is dressed. nicyo twari tugiye kumubaza ibintu wambaye nawe like ibiri class. Urabibona ko biri class. Okay, nukuvuga niyo style yawe wowe ukunda kwambara ibintu biri class. Okay, reka dufate reka twibaze nk'iyo umuntu ko kugira wambare class tuvuga urugero uje nko mu kirori reka twe kuvuga wenda kwambara uburyo mwe cyangwa ubundi ugiye nko mu kirori wenda nko kugira inama nk'umuntu ugiye mu kirori ugiye gusenga ugiye gusura inshuti waka advising umuntu kwambara ihe style tuvuga urugero reka dore nko kujya gusura inshuti uburyo style ubundi wakagombye kwambara nibaza ko hari ibintu wagombye kwambara bitewe n'ahantu ugiye right kuko nibaza ko ahantu hose ugiye utakambara ibintu bimwe. No, so I was thinking like wenda mwafasha nk'abantu kumva agiye gusura inshuti yagakwiye kwambara gutya agiye mu rusengero yakwiye kwambara gutya agiye mu gusohoka wene bisokeye muri hoteli mo gatoya ikintu njye nababwira ntabwo nyine nk'uko wabivuze ntabwo wakwambara ibintu bisa nyine ahantu hose ugiye wenda ugiye nko gusenga ntabwo wakwambara deshire ngo ushyiremo nyine n'agacrop top n'iki kandi ugiye gusenga cyangwa ngo ugiye gusura n'inshuti yawe wambaye tennis de sport kandi ko nabivuga. Okay, nyine ubundi ushobora gupanga ikintu wambara bitewe n'ahantu ugiye n'abantu mugiye guhura nyine n'ibyo ugiye gukora. Ako kantu uvuzemo ko kwambara tennis de sport ko nigeze ugakora nka inshuti yanjye nari nagore nakotoye terwa ariko n'ahantu nyine na distance irimo. Okay, so far so good. Ndibaza like ukuntu nyine umuntu yambara nge kuntu nanjye mba mbyumva cyeze ahantu nge ndi siri neza ni muri sport no mba nzi ikintu nakambara ibindi byose wapi. So like now tuvugana none se nk'umugo wenda umuntu akene nko kuvuga ati ngewe like ndashaka ko Nelly azajya antoranyiriza imyenda yo kwambara cyazajya anyambika mu gihe ari ahantu ngiye cyangwa se yvette ibyo bintu wabikora ufite ubushobozi bwo kubikora? Okay, je nabikora nawe mu advisor mwiza cyane rwose cause umuntu ashobora kuba nyine okay afite like ubushobozi bwo gushopinga any kind of clothes ashaka ariko okay atari umuhanga. Okay, hari abantu bari abahanga mu kumenya like ugiye hano you can dress like this bitewe n'ahantu ugiye cyase bitewe na moments uri buhavinge muri ahantu ugiye. So je nabikora nta kibazo. Okay, hari umuntu se warigeze kwambikaho hari? I do. I always advise my mom like niwe muntu nzi kabisa ukunda kumbwira ngiye kujya aha ngwino nshake ntashobora kwihitiramo umwenda yambara ndi mu rugo ntibishoboka. Niwe umuhitiramo? Yeah. Okay, noneho mu Rwanda no hanze unatubwire like umuntu right now uri on top y'abandi ba fashionists. Yeah. Okay, I don't know ko wabona kuvuga ngo umuntu uri top y'abandi kuko buri wese aba ari top bitewe n'ibyo akora cyangwa se bitewe n'abantu yinspira cyangwa se okay ntago nzi ko hari liste ntago ndabona liste yasohotse ngo bavuge ngo this is uyu ni umufashionist wa mbere iki. Okay, ariko umuntu njya mbona numva nyine aranyinspire like umukobwa witwa Bella Hadid abantu bakoresha Instagram bagenda bamureba. So ariko hari n'abandi mu Rwanda ubundi ngewe umuntu wese ufite ikintu andushaho wisumbuye aranyinspira cause mba nshaka kugera nkaho yageze sibyo mbona ko hari ibintu andusha. So rero nge nta muntu wenda ngira wadanje mugango buri muntu afite ikintu anyinspiraho gitandukanye n'icyundi. Yeah, ashaka kuba anyinspira bitewe n'uburyo yitwara cyangwa se n'uburyo yambara. Ashaka kuba anyinspira kubera ko hari ahantu yageze harenze wenda mu bijyanye na fashion.
ashobora no kuba anyensipira bitewe n'ubuzima bwe bundi bwo hanze ariko akanyensipira as a model. So rero baba ari abantu batandukanye. Njye buri muntu nzi wenda ufite izina riri hejuru aba afite ikintu anyensipira gitandukanye n'icyundi. Yeah, and I feel like I can just work hard kugira ngo ubagere nk'ahantu. Even se nawe se niko bimeze we nta muntu ufite nawe kwensipira uvuga ati n'umuntu kabisa mu Rwanda hanze n'uyu nguyu we ashobora kuba nafata ko nta wasanga atanabizi ko hari umuntu uri on top y'abandi muri fashion akaba hard lady. Wowe bimeze gute? nanjye ntabwo nakubwira ngo yitwa kwiga kuko nyine akenshi nk'iyo wenda nk'iyo ngiye nko kwifotoza akenshi ndeba njye nyine njya kuri Instagram nkareba nyine abantu bagiye batandukanye bakora amafoto akaba aribo nyine nigana nkumva nyine nkareba ibintu akora n'ukuntu nyine abikora nyine yabishyizeho umutima nkumva nyine nanjye ndakunze nakubwira nyine specifically we ntago wita ngo uyu niwe wanyensipira wowe just ubanyuzamo amaso ukareba uri kubona no munsi ufite post nziza ukavuga wow this one next ukaba wareba bivuze ngo nta muntu uri places akenshi. Okay, which is not bad. Reka dusoreze ahangaha twe gutinda cyane. I was thinking ubwashize nako mwe ntago mwari muhari ndashaka ko tuva ahangaha tukajya kuri pool tugakoraho tugakora katu akarandi ya pool amakatu akamacya around ya pool then tujye mu mazi twoga. Are you guys ready koga cyangwa mwese no kubashyira amazi mu karoha nk'amabuye? Mamagara ubufasha bube buri kumbona ashobora gupfa nimuzongeye kumbona imbere ya kamera. Agari kuvuga ngo tugiye kujya kuri pool turakora ibintu bibiri. So like hari udu challenge tuhagira ariko mwe urumva ko muri amodo of course muraza kutwereka aho na katwaka like you go and back ibyo ngibyo gusa. Are you guys ready? So thank you guys mwakoze kubana natwe. Uyu amwita I am Nzima kuri Instagram, mwamwita the last Yvette kuri Instagram. Follow them. We love you guys. Ciao.